Basuhuze kandi nkomeze mbifurize ibihe byiza nizere ko gahunda zisanzwe kubanogera. Nitwa Ferdinand Uwimana. Ishyaka rya Gikomuniste mu Bushinwa ryagize uruhare mu kuzana impinduka zituma Ubushinwa buri mu bihugu bikize cyane muri iyi si. Ryashinzwe mu kwezi kwa karindwi hari mu mwaka w'1921. Ni ishyaka bisobanura ko ryaje rishyize imbere abaturage bikanagaragarira mu mazina igihugu cyahawe rimaze kujya ku butegetsi Repubulika ya Rwanda y'Ubushinwa. Mu kwizihiza imyaka 100 ishyaka rya Gikomuniste rimaze mu Bushinwa, perezida w'icyo gihugu ni Xi Jinping yongeye kwihanangiriza amahanga avuga ko Ubushinwa budashobora kuzihanganira na gato ari wese washaka kubukora mu jisho, washaka kububangamira mu bikorwa byose burimo bigamije iterambere. Ese Ubushinwa kugira ngo bugere aho bugeze kuri ubu ngubu byagenze bite? Amateka agaragaza iki muri rusange? Politiki y'Ubushinwa, komunisme hariya mu Bushinwa yagize uruhare kugira ngo igihugu kibe kigeze aho kiri kuri ubu ngubu. Ese politiki y'Ubushinwa ihanganye gute n'indi systeme kapitalisme iri hirya no hino, kuko ni politiki ebyiri zakunze kugaragara nkaho zifite ibitekerezo bihabanye cyane, harimo no guhangana. Ibi byose turi buze kubyinjiramo. Turi kumwe na Honorable Tito Rutaremara, muramuzi cyane, ni inararibonye muri politiki. Uvuze ibi by'Ubushinwa na politiki yabwo ni ibintu yakurikiranye igihe kirekire cyane. Komunisme ni ibintu yasomye, yabonye, uburyo adufasha neza kubyumva. Honorable Tito, ikaze mu kiganiro cya none. Murakoze cyangwa mwiriwe. N'abadukurikiye bakumvise n'ibitekerezo byabo tubitegereje ari byinshi cyane. Turi kumwe kandi na Senateri Dr Emmanuel Havugimana, ni inararibonye mu miterere y'isi muri rusange. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Hari hashize igihe kinini. Kansohoze n'abakunzi b'isi ya none, koko ndayamaze igihe kirekire ntaboneka muri studio kubera imirimo yindi mbafite. Simbona ko mbasha kugera hano. Murakoze. Tugiye kuganira ku birebana n'Ubushinwa kugira ngo bugere aho bugeze byagenze biti. Honorable Tito, ubundi Ubushinwa kuba bufatwa nk'igihugu cy'igihangange muri iyi si, niko n'ubundi bugishingwa bukigiho niko byari bimeze? N'ubundi bwadutse ari igihugu cy'igihangange cyangwa n'ibintu byagiye biza? Uriya na kera bwari igihangange, nuko hari abaje babarusha amaboko ya tekinoloji ab'abazungu, naho ubundi mbere bwari igihangange. Ngira ngo ubwo ari no historia yarabizi neza, bwari igihangange, bwari buzwi, ndavuga kera mbere yabayezo. Ariko nyuma nyine butegekwa na abazungu, barabwigabanya hirya, bafata uduce tundi hariya abandi hariya, ndetse abongereza bagira n'intambara yo kugira ngo Abashinwa banywe drogue babazaniye babacuruza banayihinge hanyuma nayinywe. Baranebe bategeka bakora n'intambara yayo. Ngira ngo historia yarayizi neza iyo ntambara isobanura. Era guerre de l'opium. Urumva ubwo rero bampereri babaga baraho, nubwo basanga baracitse intege, hari ibihugu byabashije amaboko kuko byari bifite amato manini aruta y'Abashinwa, kandi bikagira amato y'indwa yo kurwana arushije y'Abashinwa. Noneho bakagira Abashinwa, nubwo aribo bari barabonye poudre yo gukoresha mu mbunda banabikoresha, ariko abandi baje bafite za kano ziruta izabo, bakajya bihagarira hirya bakarasa imijyi iri ku nkengero. Ni nako bagiye babikora. Iriya mijyi yose ya za Shanghai, za Hong Kong, za Macau n'iyindi. Buriya bakasiga nka za Beijing, kubera ko tahagera ko bakarekera Empereur akabigumana, ariko none hari ntacyo afite, dashobora ibigomba kujya kunyura mu nyanja ari bari ababitegeka kandi bamurusha imbaraga. Igihugu rero usanga ko hari leta y'umwami w'abami nyine guhera kera cyane, zagiye bigira za dynasty zigenda zisimburana.
ubwo wavuze ko kureba ku byo abakomunisiti rero ni intuza igihumbi kimwe magana urwenda 21 nibwo batangiye parti y'abakomunisiti. Icyo gihe n'ahandi zari zitangiye zaranatangiye hatangira parti y'abakomunisiti itangirira mu ntuza mu gace k'amajyepfo ariko y'Iburengerazuba mu misozi hari ni naho batangiriye. Noneho itangirayo irwanya ibintu bibiri. Icya mbere irwanya ubujyahabi bw'Abashinwa kuko inzara zarabaga, hari ubukene kandi ugasanga nyine bampore n'abantu b'abayobozi baryamira abaturage, baryamira abantu bahinzi, baryamira bose ibintu ugasanga betwaye uko bo bariho nabi bagira n'inzara bagapfa. Ariko ugasanga bampore rero barakize bafite ibintu byinshi nabo ngabo bose bamikora n'abasirikare, mbese birokrasi yose inoze. Bo bagiye rero ari ukubirwanya nk'uko n'ahandi ariko byari bimeze barwanya ibyo. Navuga yuko ikintu kinini ariko biterwa nyina ngo na situation uko yari imeze mu Bushinwa. Ubundi marxisme icyavugaga marxisme scientifique, socialisme scientifique cyavugaga ko kugira ngo ukore ugomba gukorana n'abakozi. Abakozi kuko baba bafite icyo babura kandi iyo bakibuze bakiburira rimwe, bafite ibyo babura kandi ubu bafite ibyo bakunguka ko n'ubundi ntacyo bari bafite. Bivuga ko mu bitekerezo by'abamarxiste n'abasocialiste scientifique bari bazi ko bazigiraga imbere ko ari umukozi ari ushobora kuba revolutionnaire wagira impinduramatwara. Ariko ba Mao Tse-tung kuko bo bavugaga bati abahinzi ni conservateur, bafite agataka ke akumva ari agataka ke yumva nta wundi bagakoranaho, bamubwira uti nyamuneka ajya kunguka hirya no hino, akaba yagira ati wenda reka nibe metero ziri iruhande ariko ntiyumve yuko wenda akababazwa nuko wenda bayimwaka. Ariko undi rero asanga bose ati ne barexploiter nawe yabitangiriye bigenda rero biboneza muri iyo misozi ndetse bigira intambara. Ariko barwana buriya bamaze imyaka 40 barwana, ariko barwana na leta y'Abashinwa kandi ariko bagira za muvuma zigenda zisangamo cyane mu giturage hagiye hari inzara, hagiye hari iki, basanga ndetse hakaba yo batera ugasanga bose bagiye ariko bava wenda muri regime y'ubuhinzi bakatubona n'abandi bajya mu bigisha babajya inyuma wenda bakabaha batera nabo bakongera bakakomeza bakagira baranahababarira bagira n'inzara kuko baga bafite abantu bose, population yose, abana, abagore n'abandi. Ugasanga rimwe na rimwe kuko aho bagiraga bagumaga hamwe bagahinga, abandi bagasigara barwana kugira ngo batabatakinga n'iki n'ibyo. Bagenda ariko baboneza muri iyo misozi, noneho batangira kugenda baboneza za Benjin muri za plaine. Ubwo rero niko bagendaga bakura. Ubwo rero ubwo bwa mbere barwanaga n'abasirikare b'Abashinwa, ubwo abongereza kuko nyine abongereza Abafaransa n'ibindi kuko bangaga abakomunisi nabyo nabo ubwo babaga arimo bafasha. Urabyumva. Ariko nyuma rero mbere y'intambara y'isi igiye gutangira mbere, Japan yafashe Ubushinwa. Ifashe Ubushinwa irabufata rwose irabutegekera buyanga n'iki, none Abashinwa batangira kurwana nayo. Ariko bigeze muri icyo gihe abanationaliste bari ba Chiang Kai-shek yari marshal arwana, yumvikana Abashinwa Mao Tse-tung aramuhamagara barumvikana ngo noneho muri iki gihe kurwana ubwabo ariko barwana intambara y'Abajapani, barwana iyo ntambara y'Abajapani
irangiye abajapani mu ntambara y'isi irangiye noneho barongera bagaruka mu ntambara yabo yaba komunisiti ariko ubwo niko bagiye bafata baramaze gufata hanini bavuga ko bafata hadafite akamaro ariko icyo bashaka bafataga abaturage no kugira population bigisha ishobora kumva icyo gitekerezo ikazakirwanira nibwo barwanye rero na nationaliste ba Chiang Kai-shek barwana muri 48 barabatsimbura ubwo n'Amerika yari yatangiye kuzamo n'Ubwongereza cyane Amerika kuko yari ifite amaboko ivuye mu ntambara y'isi ifite amaboko irwanya ifasha abo bashinwa ba nationaliste nubwo abakomunisti batangiye kurwana n'Abanyamerika barwana na Chiang Kai-shek barabatsimbura baragenda bajya mu ntuza muri Ireland iri yabo yitaga Formosa ubundi Taiwan bashingaho imizi urumva Abanyamerika bafite amata akomeye n'intuza zirasa abandi ntibabona uko bagiye bakomeza ndetse Abanyamerika batangira kukigira igihugu buriya Taiwan yagumye ariyo yemewe muri Loni miliyoni 12 arizo zemewe muri Loni biliyari y'abantu ntiyemerwe ariko biza gutangira muri za 60 nari na mukuru bigira biriho byo nari nabizi bitangira abantu bamwe tuvuga batari basi ibintu namwe ntabwo ari byo Abanyamerika bakagira bati ntabwo ari byo ariko rero ko Abanyamerika n'Abongereza babyumvikanagaho muri veto yabo yari yabo Abanyarusiya ntibabona ko bagira urumva Abashinwa bari bafite veto ako akagaci kakafirma Abafaransa Abongereza n'Abanyamerika abari barimo na USS Abarusiya nibo bashobora kugira kunuza bujya kubitaho bagakubitamo veto ariko bigeze aho igihe cy'abadogoro bavuga ati natwe turakabije reka isira duseka abandi baraduseka bareba kureka akantu ka miliyoni 12 akaba ariko hagarira Abashinwa miliyari n'ibihumbi 100 na miliyoni 100 ibihumbi 100 ntibayihagarare nibwo rero batangiye kureba basanga ari byo koko noneho barabemera ko Ubushinwa bageranya ari nko muri 60 na yego nari mwingira rimwe ndibuka ko cyegene nigaga nangiye kurangiza muri university ya Makere nangije troncome turibuza kubyinjiramo neza tunareba uko ibintu byagiye bizamuka Senateri Dr. Emmanuel Havugimana Honorable Tito binyuzemo ariko iyo urebye nk'imyaka ishize ishyaka rya gikomuniste rishinzwe umuntu wabyumvise nejo wundi ariko harushobora gutekereza akavuga ngo umuntu ashaka kuvuga Ubushinwa kugira ngo bujya kujyaho uburyo byagenze kugira ngo noneho bigende bizamuka binyure muri izo nzira Tito yavugaga icyambere Ubushinwa ntugire ngo ni igihugu ni kontina tekereza igihugu gifite ubuso bwa miliyoni 9,600 urumva ni nk'inshuro 3 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abaturage babwo n'abaturage bangana Afrika yose miliyari bangana n'abatuye Afrika yose ubu ngubu baravuga ko ari miliyari 1 na miliyoni 400 baruta Afrika urumva miliyari 1 na miliyoni 400 noneho rero icyo mbivugiye ubwo bunini bwayo no kugira ngo aduteze amatwi bumve ko bigoye kugira ngo igihugu kingana gutyo cyose kigire ubuyobozi bumwe buyoboka abantu bamwe donc ikihugu nk'iki ngiki kenshi usanga kigira ubuyobozi bwo muri province cyangwa ugasanga hari intara iguma itera ibibazo niko Ubushinwa bwabayeho igihe kirekire ikindi kintu cya kabiri umuntu yavuga nuko n'imiturire y'Abashinwa Abashinwa tuvuga nka 60% batuye mu gace gato cyane kegereye uburasirazuba bw'Ubushinwa ahajya kwegera inyanja y'Abashinwa iyo ugeze nka kilometero 200 winjira à l'intérieur y'Ubushinwa bahita utangira kujya ahantu hadatuwe no muri za desert amashyamba ariko abaturage benshi bari kuri ku nkombe
y'inyanja bita la mer de Chine méridionale cyangwa la mer de Chine tout court iri hagati ya ntuza ya bamwe bayita ngo la mer de Chine abandi bakayita mer du Japon buri wese yita uko ashaka ko iri hagati ya Japan n'Ubushinwa. Abo bantu rero aho hantu niho hatuwe, niho hari amateka honorable Tito yavugaga ya kera cyane y'abami bazwi mu mateka babaga bari i Beijing, bubatse cya kindi bita ngo la cité interdite, bubatse kimwe mujye mubona bita la muraille de Chine. Ikintu cy'igikuta kirekire bakoze kira cy'umirayi ubundi cyo kivuga nacyo ni ikimenyetso cyubakiwe kugira ngo kirinde umujyi abantu bateraga babanze baturutse muri desert. Kugira ngo kizuyubaka kibe igihugu byafashe igihe kirekire, byafashe intambara nyinshi, byafashe abantu nka Mao Tse-tung nyina n'uwejo bundi, ariko mbere yuko na Mao Tse-tung hagera hagiye haba intambara nyinshi hagati yabo n'abo bitwa abami bo muri Manchuri, abo muri Mongoli, abo muri Tibet. Izo ni ibice binini n'ubu byabaye ibice by'Ubushinwa, barwana n'abantu baba nomade ba muri desert de Gobi, mu butayu bwa Gobi, barwana n'abashefu. Urumva igihugu nk'iki ngicyo kinini gutyo ntabwo habura umuntu wiyadukiza akigira umutware, akagira ingabo ze, akagenda atera abaturanyi kugira ngo arebe ko yahigarurira. Ariko buriya mu mateka Ubushinwa buzwi mu izina bavuga ngo ni l'empire du milieu, l'empire du milieu. No kuvuga yashaka kuvuga Abashinwa buriya hari ahantu bajya gusa n'Abanyarwanda. Ndasobanura. Urabona mu Kinyarwanda umusaza arakubwira ati ese mwana wa uru Rwanda rw'iwanyu rwaho uvuye muri Amerika, uru Rwanda rwaho ngaho rw'imvura. Uti je ntago mvuye mu Rwanda. Donc Abanyarwanda tuzi yuko ahantu hose ari u Rwanda. Abashinwa nabo bazi yuko ahantu hose ari Ubushinwa. Noneho bo ngo bakaba l'empire du milieu, no kuvuga ubwami bwo hagati y'isi. Nuko batekerezaga ni ibitekerezo bavukanye cyangwa se no muco akwa kuri mu Kinyarwanda umuntu akubwira ati ibyo bintu si by'i Rwanda, ukoze amakosa hadi mu byaha ahubwo ati mwana wabyo ntabwo ari by'i Rwanda. No kuvuga ko nibo bikuye muri Nigeria cyangwa nibo bikuye muri Kenya bisubizayo umuco mwiza, imyitwarire myiza, indangagaciro za mbere. Twebwe mu muco wacu ni Nyarwanda. Ibyuzanye bindi byo mu mahanga mu muco wacu ntabwo tubyakira nk'uko byaba ari ibintu bifitiye akamaro bihuye n'umuco wacu wa Kinyarwanda. N'Abashinwa rero nuko nabo batekereza, bibonaga nk'abantu iyo bashushanyije bashushanyaga kera ikarita y'isi, bashushanyaga ikintu kimeze nk'imeza, urabona kimeze nka rectangle. Bakaba bazi yuko iyo urenze iyo rectangle hirya ugenda ukagwa mu mwobo. Ibyo kuvuga ngo isi irazunguruka no mupira kwa kubona ibyo bitaramenyekana, bo bari bazi ko isi ishashe. La terre est plate. Bakaba bazi ko isi ishashe nk'aya meza, bakaba bazi ko uharenze hariya ugwa mu nyanja. Noneho bo bakavuga ko bari hagati y'ayo meza. Niyo mpamvu bavuga ngo l'empire du milieu. Ni igihugu rero cy'igihangange mu mateka kuva kera, mu byo twita civilisation. Ni abantu bari bifitiye imyemerere yabo gakondo kandi n'ubakifite bakikomeyeho. Ni abantu bihimbiye alphabet, inyandiko. Murabizi ukuntu bandika, nta handi hantu bikoreshwa, inyandiko y'Igishinwa. Ni abantu batigeze ahubwo nuko bitangiye vuba ngaha muri iyi minsi. Ubundi ni abantu babonaga yuko abandi bose bagomba kubagana, ubundi ntibari bitaye ku byo kugira ngo basohoke bajye gushakisha ibindi bihugu. Ariko aho ni kera. Abashinwa iwabo bazi ko ari iwabo, ushatse kwazagiye utazahaza n'akazi ke, ariko bo bazi yuko mbega ariho babyita ngo n'umukondo w'isi. Nibyo mu Gifaransa bita ngo le nombrilisme. Kubona yuko uri hagati nk'uko umukondo hagati y'umubiri w'umuntu,
nabo bumvaga ko bari mu hagati y'isi nta handi hantu uharenze ugiye mbese mu mahanga mu mico itari myiza. Nicyo nashaka kuvuga. Noneho rero cyane cyane cyo twagaruka ni bwa bunini navuze bwa mbere, ubuso bwa miliyoni 9 n'igice, miliyoni 9,600, ni igihugu kingana umusozi. Ukumva rero kugira ngo gihuze byafashe igihe kirekire kugira ngo kizabe NTA unitaire, no kuvuga leta ifite ubuyobozi bumwe, byategereje yuko bagira mu kinyejana cya 20. Naho mbere yaho wasangaga ari ibintu bikomeye cyane kugira ngo bazahurize ku buyobozi bumwe. Ikindi honorable Tito yavuze ndacyo nuko abazungu bagerageje kugikoloniza ariko ntibyabakundiye. Ntibyabakundiye ku buryo bageze ubwo basigara bagenda bafata uduce twegereye inyanja. Bananijwe n'iki? Bananijwe n'imbaraga z'abashingo ubwabo, barabarwanije kandi bagasanga n'ubunini bw'igihugu kugira ngo uzigarurire urungana gutyo byagusaba ingabo zingana iki. Kandi hari aho bashakaga cyane aho ngaho nyine navuze hatuwe cyane, hegereye inkombe z'inyanja, niho bagiye bashinga mu mijyi yaho kugeza ubwo ahubwo banasinye n'amasezerano. Aha ngaha abantu bajya babyumva ibya Hong Kong. Igihe kirekire mwagiye mubona ngo made in Hong Kong, made in China, made in Hong Kong. Hong Kong ni umujyi w'Ubushinwa ubu ngubu, ariko hagiye amasezerano y'imyaka 99, amasezerano hagati y'Ubushinwa n'Abongereza mu mwaka w'igihumbi 1898, 1898 basinyeho amasezerano. Amasezerano yashize muri imyaka 99 yashize, ndabyibuka muri 1997. Ya myaka 1999 basinyiranye n'Ubwongereza yari irangiye. Abashinwa barongera bisubiza Hong Kong. Ariko tekereza igice cy'igihugu cyatwawe n'Abongereza imyaka 99. Abana bavutse bisekuru bingahe byakurikiranye ntago bagifite imico imwe nabo mu kindi gice cy'igihugu. Baravuga Icyongereza bose kuva ku mukecuru kugeza ku mwana, n'igishinwa barakivuga, ariko kugira ngo bazayoboke ubuyobozi bwa Beijing n'ubu ngubu yacyari ikibazo kugeza n'ubu ngubu. Aho hari imyigaragambyo bavuga ngo nta demokarasi nta kubera ko imyaka 99 Abongereza bahayoboye bahigishije izindi ndangagaciro zo muri Occident zo mu Bongereza zidahuye gato n'iz'Abashinwa. Hari abakurikirana Ubushinwa bakavuga ko buriya nko mu myaka y'1900 Ubushinwa nabwo bwari bukennye cyane ku buryo abantu batatekerezaga ko bushobora no kuzageraho bugeze kuri ubu ngubu, ku buryo bwari bwugarijwe n'ibibazo bikomeye. Tito, ariko imyaka 100 yose yarihiritse, ubu ngubu Ubushinwa burakazi cyane. Icyo gihe nuko Ubushinwa butari bufite icyo bwubakiraho muri iyo myaka y'1900. Icyo gihe cy'imyaka y'1900 n'ibindi bihugu byari bikennye. Buriya nabyo byari bikennye, uretse ibihugu bimwe nk'ibihugu bumwe Bwongereza, bisa ahantu hari hamaze kujya za tekinoloji n'iki zikaba mu Bwongereza. Muri Amerika nyine yakijwe nyine n'Abongereza, burya Amerika n'Abongereza kuko nibo bari bahari kugeza aho Abongereza babonye independence. Ibindi nka Ubudage, Ubufaransa, ariko ibindi bihugu byari bikennye muri icyo gihe, byari bidakize. Cyakora Ubushinwa nyine bwari bukennye nyine, kuko icyo gihe bugakeneshwa no kutagira, icyo gihe za tekinoloji zimaze kuza, byari ngombwa ko habaho nka za leta zibikora zikurikije, zizubaka buriya ubushake politiki nk'iyo ngiyo. Byararushyaga rero mu gihugu nk'icyo cyabaga gifite abami kuko bo ni ba empereur, urumva basanzwe bari muri za feudalism, bavuga bari abahinga babazanira ibintu bashaka, zazaho barabibazanira
ibyo bashaka byo muri Afurika bajya bakabibashakira ibindi byose. Urumva bo ntago bagiye muri politiki yo gutera imbere ngo bayinjiremo bituruka no kuri ibi. Ni nacyo cyatumye abo bakomunisti bavuga bati no mweto nta kundi bari abantu baba aristocrate bashede ntago bashobora guteza igihugu imbere. Ariko baboneka n'abandi bari bamaze kugenda biga baboneka bacuruza bo bita ba bourgeois no bari bahari ko bakaba bakeya cyane kuko igihugu ntawe n'ibyo bihugu ntago byagiraga bityo ngo byakire na tradition zabo bari bisanganiwe ngo byakire za tekinoloji turutse ahandi ngo babyige batangire babikore. Buriya ni nabyo nyine bamaze kuba ubukomunisi bamaze gufata igihugu batangiye kujya kubyiga kubishakisha. Nacyo babonaga bajya kubishakisha ahandi bohereza abanyeshuri ngo bajyeyo abazi ugiye akazana ubwenge bohereza abafotora kagira ibindi kugira ngo none batangira kubaka za industry nk'uko batangira kugenda bazubaka. Ariko cyane cyane byabamaritse tungo batangiye kugira ngo bagaburire abaturage bafite abaturage kuba ufite billion irenze y'abaturage kandi za region zose atari ko buriya za region zifite za plaine zihinga umuceri biroroha buri umuceri niwo koko urangiza population nini kuko we yari gatatu. Ariko bwe habaye izindi za region nyene wera gatatu kandi ugahingwa mu mazi urumva rero wera gatatu ariko bindi shobora kugira ibyera rimwe kubera ko nko muri Nord baba bafite za hiver n'iki kwera ni rimwe wenda nko mu South niho ushobora kubona beza kabiri. Ariko ufite population nk'iyo igizwe n'abo babahinzi n'abandi batoya bamenye kujya bahingira abasenyeri babo bashebuja babo, urumva ko muri icyo gihe hagiye haba inzara nyinshi. Noneho Parti communiste yabanje concentratinga gukora ku buhinzi kugira ngo bihaze babone ibyo kurya. Niho byabanje. Noneho ijya no murero mu byo kureba ibya industry nyuma nibwo bya industry ariko nabyo byatwaye igihe babirimo cyokora bagize kuntuza kuko ibyo ari byo byose bashyizeho amashuri yigisha iby'ubuhinzi batangira guhinga bya kijyambere. Amashuri yigisha ibya agrobusiness byo kuntuza itangiye no gukora za ntuza kwihaza bamaze kwihaza bagahagira isoko ariko batangiye no muri ibyo kutangira kubikoramo babibyaza umusaruro za agrobusiness. Noneho uko mu mijyi naho uko organize za industry rero niko kohereza abanyeshuri hirya no hino n'amashuri y'ariga n'abandi bohereza abajya gukora kugira ngo barebe za industry inshya zigiye ziza bakazitangira bakazikora. Byabaye iyo periode inyuma y'intambara y'isi rwose nibwo byakozwe neza. Uretse ko mbere bari bakiri mu rugendo no mu ntambara bararwanaga hose bakiri muri urwo rugendo rw'intambara kuko bagenze ubushinwa bwose bahereye kuri ahagana epfo mu misozi yaho bagenda batya bafata za region ariko za region bagenda bafata nizo z'abahinzi zirimo zintuza bakagenda bavoiding imijyi rimwe na rimwe imijyi bagatangira kwifata ariko babonye bayizengurutse. Ubundi rwose nyuma bamaze kwishyikira ubushinwa bamaze kwirukana muri 1948 nibwo twatangiye kureba ibibazo byo kubaka igihugu kubaka leta ikomeye rero cyane no kugaburira abaturage ku kigihe abaturage bicwaga n'inzara. Kugaburira abaturage bamaze gusucceedinga kuri ibyo bari barashyizeho amashuri yo gukora za izini zivuye muri ibyo by'abaturage mu mijyi. Rero naho ubwo mu mijyi baorganizaga abo baturage muri za koperative zo gukora za industry n'iki za koperative
na za factory za leta. Abo rero nibo boherezaga abajya hanze kureba, biga akarangiza ari engineer n'iki, akamwohereza kujya hanze wenda gukora iyo maîtrise, ariko ajyanywe no kugira ngo arebe umwe ujya kureba iki, ujya kureba kiriya n'iki. Ntabwo ari ibintu byari byihishe, barabikoraga cyangwa gukora ikintu akabizana. Yewe no hanyuma muri iki gihe nyine Ubushinwa bwatangiye kugira na za industries zirenze z'Iburayi. Igihe cy'abanyaburayi zari zimaze kugenda zigwa zishwanya buri. Umushinwa yaragendaga akagura industry hari yabo hari yahombye, ntayigure, ugasanga agura iyo factory akagura ibyuma byose byayo, ibintu ibikoresho byayo, akabihambira agashyira mu ndege, bakagenda bagatangiza iwabo. Niko byagendaga, bamaze kugira amafaranga, bamaze kuba inyuma ya ntuza ya Deng Xiaoping, niko bakoze ku ntuza, bakabikoreye iwabo. Noneho bamaze kugira ibyo ngibyo, bumva bafite n'amafaranga ahagije, batangiye noneho kugura za industries z'Iburayi. Bari bamaze gukomera, bamaze kugira amafaranga menshi, batangiye noneho gushyiramo amafaranga muri industries zo muri Amerika, muri bindi byose bagenda bashyiramo amafaranga, ku buryo Ubushinwa nyine nibwo bwa iyo ntuza yabo ya kera yavugaga ngo mbese isi yose ni Ubushinwa. Iyo ni ukuri. Hari abaturage muri cya gihe bwari bukimeze nabi, hari abaturage b'Abashinwa bagiyeyo. Buriya nta mujyi w'Iburayi utagira Chinatown, za New York n'ahandi. Kandi iyo birebye muri za Canada, za New York, za Hollande n'ahandi, ukareba abana bahanga nko muri matematike, uwa mbere kugeza kuba 20 ari Umushinwa. Urumva rero bagahamagarana ziriya za industries textile, za textile nibo bazikoraga, abo ni abandi bakoraga. Habaye invasion y'abantu baza bagakorera aho ngaho muri Occident, bakahatura bakabayo, ariko bagenda bahamagara bene wabo, utufaranga babonye bakagezayo. Habaho ineza yo kuza noneho kuzana abanyeshuri n'abandi kureba za industry, baza muri za industry kugira ngo babirebe. Haba iyo vague, none haba vague ya gatatu, ibiyo kuza za industry z'Iburayi zigenda zipfa n'izo muri Amerika, kuza bazihambira akazitwara iwabo bakakora, agahambira byose factory, agashyira mu bwato, agashyira iwabo akakubita ngaho. Habaye kandi bikagira ubu rero vague yo hejuru ihari, batwara amafaranga bakagura za pare hose muri iyo migabane. Rero aho bageze ubu bari mu ntuze yo kubaguriza. Nk'Ubutaliyani bavuga ati turashaka amafaranga yo kubaka iki, bakayabaha. N'intuza zagiye zizamuka zityo, ariko no guhera muri 48. Turibuze kureba uruhare systeme Ubushinwa buyoboyemo kuri ubu ngubu, uruhare rwayo mu kuyifasha aho igeze. Ariko Senateri Dr Emmanuel Havugimana, ubundi abantu bose biga amateka, bakiga amateka y'Ubushinwa, ntabwo bashobora gusimbuka uyu mugabo witwa Mao Zedong. Hari n'abamufata nk'igihangange, intavugirwamo, impirimbanyi muri politiki, umurwanyi n'ubundi warushishikajwe no kuzana impinduka. Ubundi mu mateka y'Ubushinwa umusobanura gute n'uruhare rwe? Mao Zedong buriya ni umuntu ukomeye cyane amateka y'Ubushinwa, wagize uruhare rukomeye cyane mu kuyobora kiriya gihugu, utangira kugaragara cyane ku buryo bugaragara mu ntuza mu mateka y'Ubushinwa guhera reka mpere ku itariki 23 z'ukwa karindwi mwaka w'igihumbi 1921. Iri shyaka tuvuga rishingwa, ari mu barwanashyaka baryo ba mbere 13 bakoze kongere yabo ya mbere kuri iyo tariki mu mujyi wa Shanghai yari arimo. Icyo gihe ishyaka ry'Ubushinwa, ishyaka rya komisiyo y'Abashinwa, ryari rigitangira rifite abayoboke 57 gusa, 57. Muri 2018 bari bareraga 90,000,000 z'abayoboke b'ishyaka ry'Abashinwa. Abaduteze amatwi icyo basobanukirwa nuko Abashinwa bose ntabwo bari mu ishyaka. Abafite amakarita y'ishyaka, babandi bajya muri za mitingi zayo, muri kampanye, 90,000,000 kuri miliyari na miliyoni 400.
ugereranije ushyizemo muri pourcentage wasanga ari bake ariko nibo bayobora icyo gihugu kuva icyo gihe. Mao Tse-tung rero atangira kugaragara icyo gihe nyuma mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri n'umunani. Ubutegetsi bufatwa n'ishyaka bitaga Kuomintang rya Sun Yat-sen. Noneho bituma ryari ishyaka batumvikana, bituma Parti Communiste y'Abashinwa ijya muri clandestinité, ni ukuvuga gukorera mu bwihisho. Nibyo Honorable Tito yavugaga, bakoze icyo bise la longue marche. La longue marche ni urugendo rurerure rwabavanye muri za province zo muri Yunnan, ni igice kimwe cyo mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'Ubushinwa, barazunguruka kugira ngo bazagire za Beijing. Byafashe igihe kirekire. Hari ikintu rero cyaje gufasha Abashinwa, navuga yuko niho kubafasha, kuko intambara kabiri y'isi yose mbere y'uko iba, Ubuyapani bwateye Abashinwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatandatu. Hatangira icyo bise ngo intambara y'Ubushinwa n'Ubuyapani. Ya ntambara rero yatumye ubushyamirane hagati y'amashyaka y'Abashinwa buhagarara. Abashinwa bose bishyira hamwe kugira ngo barwanye umwanzi w'Umuyapani. Iyo ntambara yamaze igihe cy'imyaka 8, kuko murabyibuka yuko Ubuyapani, Ubutaliyani n'Ubudage byari ibihugu bitatu byari bifatanyije mu ntambara kabiri y'isi yose. Izo bitaga ngo puissance de l'axe, ibihugu bitatu: Ubudage, Ubutaliyani n'Ubuyapani. Abajapone rero impamvu bari babirimo, bashaka kugira ngo bazigarurire kiriya gice cya Aziya. Abadage bigarurira Uburayi bafatanyije n'Abataliyani. Muri iyo ntambara kabiri y'isi yose itangira muri 40 ikarangira muri 45, Abashinwa barwanaga n'Abayapani. Bari baregaruriye igihugu cyabo. Abayapani bageze kure, bageze no muri Indochine, no kuvuga muri za Vietnam na za Malaysia, hose ingabo zabo zarahageze. Noneho rero Mao Tse-tung aza kugaragara intambara kabiri y'isi yose irangiye. Nibyo Honorable Tito yavugaga, ishyaka rya Parti Communiste, ishyaka ry'abakomuniste y'Abashinwa ritsinda amatora, rifata ubutegetsi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'icyenda. Nibwo bavuga ko batangaje ku mugaragaro République Populaire de Chine, Repubulika Iharanira Rubanda y'Abashinwa. Mao Tse-tung arayobora kuva icyo gihe kugeza apfuye tariki 9 z'ukwa 9 mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo 76. Nyigisha abanyeshuri nyaga mbabwira ibintu by'amayeri yo gufata amatariki, nk'iyo tariki se bayibagirwa. 9 z'ukwa 9 9 tariki 9 z'ukwa 9 igihumbi kimwe magana cyenda mirongo 76. Ngiye kubwanjye iyo tariki ifite ikintu yibutsa, kuko yapfuye ndi muri Ngenda, muri komine Ngenda ya kera, ubu ni mu karere ka Bugesera. Nari nacengeye navuye i Burundi naje gusura abantu. Nicyo kintu cyavugwaga icyo gihe rero, ndi mu muhanda, ni mu Ngenda, baba ngo Mao Tse-tung yapfuye. Cyari gitangaza. Mao Tse-tung katuvuge ku byerekeye politike. Imyaka yose yamaze ayobora icyo gihugu, nawe yayihuye n'ibibazo byo kurwana na l'Occident, no kuvuga ibihugu by'Abanyaburayi. Kubera ko bashakaga kongera kujegeza ubutegetsi bwe, barwanya communisme nk'uko barwanyaga Uburusiya. Mao Tse-tung rero yifatanya n'Abarusiya, icyahoze cyitwa Union Soviétique, babaye inshuti igihe kirekire, ariko bakageraho badahuza. Barubahana gusa, ariko bafatanya kugira ngo nabo bahangane n'ibihugu by'i Burayi, cyane cyane Amerika n'ibindi bihugu nk'Ubufaransa n'Ubwongereza byo muri Occident. Mao Tse-tung n'Ubushinwa baza kugira uruhare rukomeye cyane mu kwibohora kw'ibihugu byakoronijwe byo muri Afurika, kubera yuko batari bishimiye izo mbaraga ibihugu nk'Ubufaransa n'Ubwongereza bifite muri Afurika. Abantu bashakaga ubwigenge, Abashinwa barabashyigikiraga. Uriya abarobere benshi bo muri Afurika bagiye bajya gufata imyitozo mu Bushinwa. Le Parti Communiste rwose yagize uruhare rugaragara mu kubohora Afurika. Twafata ingero nyinshi, twafata ingero
na ntuzagiyeyo Mugabe ZANU ishyaka ryari rya ZANU PF Patriotic Front ZANU imwe ya kwa Joshua Nkomo yitwaga ZAPU abo muri MPR bose bari pro communist uwari pro america yari UNITA ya Savimbi ariko MPR yari communist ko bayitaga Ethiopia yagiranye umubano ukomeye cyane n'abashinwa. Tanzania ishyaka rya Nyerere TANU Tanganyika African National Union TANU yagiranye umubano ukomeye cyane n'abashinwa kugeza ubwo ahubwo na Nyerere yashatse kugira ngo yigane imiyoborere yo mu Bushinwa nibwo yazanye bya bindi bya Ujamaa byo kuvuga bise ngo le socialisme africain no kuvuga biriya byo gufata abantu bakabashyira mu bigwate ni imidugudu mu Kinyarwanda bakabashyira mu midugudu bagahuza ubutaka bagahingira hamwe bose bagira ikintu kimeze nka socialisme ariko si le modèle chinois ariko finalement mu byerekeye ubukungu ku byerekeye Tanzania cyo cyaba ikindi kiganiro byaje kuba NSHEC ibyo bijiji bya Ujamaa ubu ngubu ntago bigikorwa byavuyeho ariko nagira ngo vuye ko ari urugero Nyerere yarebye ku Bashinwa cyane akunda ikintu cyo bita Ujamaa ubone mu Giswahili ni ikintu cya familyhood kumva ubuvandimwe Ujamaa yako umuvandimwe wawe wumva nako kantu karimo ku rukundo ko gufatanya ko gusangira duke duhari ko kurwanya abacura abandi kuko burya communism ikishyira imbere no gusangira byose abantu bakangana nicyo batekerezaga niyo rwose niyo bitaga ngo grand soir no kuvuga n'ikintu barota yuko abantu bazagira umunsi bakangana nagira usumbundi ntagira abacura abandi navuga rero bya liberation na Lumumba nyakwigendera Lumumba buriya ANC ya Lumumba bamaze no kumwica nyuma Pierre Murere abantu communiste abashinwa bagizemo uruhare cyane ariko nyuma byaje guca kuri Cuba. Icyo ni ikindi kiganiro Che Guevara muzi ko yageze muri Congo agasanga Laurent Désiré Kabila ari mu misozi yo muri Sud Kivu bikaza kugenda nabi Che Guevara akabona nta murongo Kabila afite akigendera ariko nagira ngo mvuge ko ibyerekeye kwibohora kwihugu byo muri Afrika abashinwa bigize mu ruhare. Ubu turi kuvuga kuri communisme y'Ubushinwa system ariko nagira ngo nerekane ko twavuze ubuhangange bwa Mao byatumye nyine Ubushinwa bugira rayonnement bugira bw'influence n'ahandi hose muri Afrika. Mao rero arayobora honorable Tutu yabivuze neza Ubushinwa bwa bundi bushyikiwe n'Abanyamerika kandi kakarwa ka Formosa ariko kitwa Taiwan ubu ngubu gatuwe n'abaturage miliyoni 12 no biracyari ikibazo n'ubu ngubu China nini iracyakarekara amakora kayo hanyuma na cooperation yari yatangiye hano mu Rwanda uriya nabwira batwumva yuko umuceri turi ubu ngubu watangiye guhingwa muri Nyabugogo bwa mbere muri 34 uhingwa n'abashinwa muri Formosa ba Taiwan twumvaga ari igitangaza kumva umuceri uhinzwe mu Rwanda aha mu kibaya cya Nyabugogo hano muri 34 noneho nyuma rero umubano n'Ubushinwa nyabushinwa buri bunini mu Rwanda bahaje ariko Formosa havuye muri 71 nibwo abashinwa bagize ambassade yabo hano mu Rwanda. Perezida Xi Jinping ubwo hizizwaga isabukuru y'imyaka 100 ya shyaka rya komuniste rimaze rishinzwe yavuze ko Ubushinwa butazigera bwihanganira uwo ari wese washaka kubangamira Ubushinwa. Ubwo turi bivuze kubireba mu buryo bwagutse gatwanze twakira Jean Muselimani Shimwe wanze atunyuriremo muri make bijyanye n'Ubushinwa. Repubulika ya Rubanda y'Ubushinwa ni igihugu giherereye mu burasirazuba bw'umugabane wa Aziya kikaba igihugu cya mbere mu kugira abaturage benshi ku isi kuri ubu basaga 1 na miliyoni 400 mu buryo bwumvikana cyane bivuze ko aho wajya hose ku isi ukasanga abantu 6 bari kumwe muri bo haba harimo umushinwa umwe hamwe n'ubuso bwa kilometero kare miliyoni 9 n'ibihumbi bisaga 600. Ubushinwa ni igihugu cya 4 mu bunini ku isi ni nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada n'Uburusiya. Repubulika Iharanira Rubanda y'Ubushinwa yashinzwe tariki ya 1 Ukwakira 1949
kuva muri uwo mwaka kugera mu 1954 hashyizweho leta gikomunisti iyoborwa na Mao Zedong. Biyibukirwa ku mpinduka zikomeye zatumye hahinduka byinshi mu mibereho y'Abashinwa. Umusaruro mbumbe w'igihugu warazamutse cyane, serivisi z'imisoro zirushaho kunozwa, urwego rw'abikorera narwo rurushaho kunozwa ku kigero cyo hejuru, ari nako abashoramari barushaho kwiyongera, baba imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Guhera mu 1990 ubukungu bw'Ubushinwa bwatangiye kuzamuka ku muvuduko udasanzwe, warengaga ndetse 9% buri mwaka, ibintu byatumye nko muri 2010 Ubushinwa buba igihugu cya mbere ku isi cyohereje hanze ibicuruzwa byinshi. Ubuhangange bw'Ubushinwa kandi bugaragarira no mu ngufu za gisirikare. Iki gihugu gifite abasirikare basaga miliyoni 2, kikaba icya kabiri ku isi nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gukoresha ingingo y'imari nini mu bya gisirikare. Ubuhangange bw'Ubushinwa butuma buhora buhanzwe amaso n'ibihugu byinshi birimo cyane cyane byo ku mugabane wa Afurika n'ibindi bikiri mu nzira y'amajyambere. Aha ntawabura kwibutsa ko Ubushinwa bwatanze miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika yakoreshejwe mu kubaka icyicaro cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe i Addis Abeba muri Ethiopia. Bamwe mu basesenguzi bavuga ko Ubushinwa bugaragaza umwihariko muri uru rwego ugereranyije n'ibindi bihugu. Ubushinwa ni inshuti ya mbere y'umugabane wa Afurika wababajwe cyane n'ubukoloni. Ubushinwa ni igihugu cy'amahoro, ntibwitwara nk'abakoloni. Bufasha ibihugu bya Afurika guhangana n'iterabwoba ndetse bunagira uruhare mu bikorwa byo kubungabunga amahoro muri bimwe mu bihugu bya Afurika, bukanashyigikira ibikorwa remezo by'ingufu n'ibindi bizamura ubukungu. Ubushinwa ni kimwe mu bihugu bifite ijambo ku ruhando mpuzamahanga, dore ko bunafite icyicaro gihoraho mu kanama k'amahoro ku isi k'umuryango w'abibumbye, bukaba no muri bya bihugu biba bifite ububasha bwo gutambamira icyemezo icyo ari cyo cyose muri ako kanama. Nubwo Ubushinwa bufitanye umubano n'ibihugu hafi ya byose ku isi, mu mateka bwakunze kujyana amakimbirane n'ibihugu byo mu karere buherereyemo. Bimwe muri byo twavuga ni nk'Ubuhinde, Ubuyapani, Vietnam, Nepal, Korea ya Ruguru, Philippines, Uburusiya, Singapore, Korea y'Epfo, Cambodia, Indonesia, Malaysia n'ibindi. Aya makimbirane ahanini yakunze guterwa n'uko hari ibirwa Ubushinwa bwagiye bwiyitirira, nyamara hari n'ibindi bihugu bivuga ko ari ubutaka bwabyo. Ibyo bikaba intandaro yo kutavuga rumwe. Mu mwaka w'1921 hashinzwe ishyaka rya gikomunisti mu Bushinwa. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping ashimangira ko azakomeza guharanira inyungu z'Ubushinwa kandi ko nta wundi muntu wagirira mu abaturage b'Abashinwa kurusha ubuyobozi bwabo muri iki gihe. It's my honor to declare on behalf of the party and the people that through the continued effort mu izina ryanjye bwite ishyaka ryacu n'abaturage muri rusange, muri iyi myaka 100 irangiye igihugu cyacu cyagize iterambere ry'akataraboneka. Hakemutse ibibazo byinshi mu Bushinwa, ubu duhagaze twemye mu cyizere gihagije kandi twinjiye mu kinyejana kindi dufite intego yo kuzamura igihugu cyacu. Ubushinwa bwiyubashye ku nyungu z'abenegihugu, ku nyungu z'ishyaka ryacu. Glorious accomplishment for the Chinese nation, for the Chinese people and for the Communist Party of China. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping kandi yishimira ko ibyo bifuzaga kugeraho by'ingenzi babigezeho kandi ko urugamba rukataje. Twageze ku ntego ya mbere y'imyaka 100 yacu, igihugu cy'abantu bifashije nicyo twubatse ku butaka bw'Ubushinwa. Ubu ikibazo cy'ubukene bukabije kikaba cyarabaye amateka. Dushishikariye kugera ku ntego ya kabiri, ariyo kubaka leta ya gisosiyaliste iteye imbere cyane kandi y'igihangange mu nzego zose. Kwishimira intambwe Ubushinwa bwateye hamwe n'ishyaka rya gikomunisti kandi byumvikana mu baturage basanzwe, bahamya ko imibereho yabo yahindutse ku buryo bugaragara. Umuturage w'Ubushinwa nishimiye imyaka 100 y'ishyaka rya gikomunisti. Abari mu kiruhuko cy'izabukuru, ubuzima ni bwiza ugereranyije na kera. Amafaranga yacu yariyongereye, ubu turahabwa ibihumbi byinshi by'amayeni. Abakurikira hafi bya politiki y'Ubushinwa bahuriza ku kuba mu myaka 100 ishyaka rya gikomunisti riri ku butegetsi mu Bushinwa harabaye impinduka zikomeye kandi mu nzego zose. Ariko by'umwihariko hamwe na Perezida Xi Jinping, Ubushinwa bwigaragaje nk'igihugu kitavugirwamo kandi gifite ijambo mu ruhando mpuzamahanga
kugira ndetse no mu duce twasaga n'utwigaruriwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Il est clair que ce modèle chinois, en fait, au bout de 100 ans, il peut se présenter en modèle alternatif à la société. Biragaragara ko iki cyerekezo cy'Ubushinwa mu myaka 100 cyaje guhangara icyo mu burengerazuba bw'isi na demokarasi yabo, cyerekana ukwibeshya kwa bamwe mu banyapolitiki bemezaga ko mu gihugu gishaka gutera imbere kugenda kuri demokarasi ari ngombwa. Ubushinwa rero bwerekanye ko atari byo. Guhera mu myaka ya za 80 Ubushinwa bwatangiye politiki ifunguye y'ubucuruzi. Xi Jinping rero asa n'abikoresheje cyane, agarura isura y'umuyobozi w'igihangange, ibintu byaheruka ku butegetsi bwa Mao. Xi Jinping ntiyazanye ubundi buryo bw'imikorere gusa, ahubwo ni umuntu wagaragaje guhangana gukomeye na demokarasi zo mu burengerazuba bw'isi, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika. C'est-à-dire que la Chine, par le biais de l'aide économique. Hashize imyaka 20 havugwa Ubushinwa na Afurika. Bivuze ko Ubushinwa bwifashishije inkunga y'ubukungu bukabasha kwigaragaza nk'igihugu gifite ijambo mu bihugu bitaratera imbere bikeneye ubuhanga bw'Ubushinwa, cyane cyane mu byerekeye ibikorwa remezo ndetse no gucukura mu butaka bimwe mu bikenerwa gukoreshwa mu nganda. Kuri ibyo hakiyongeraho ko Ubushinwa bufite ubushobozi bw'imari. Aha tukaba twakwibuka ko ari bwo bufitiwe imyenda ku kigero cyo hejuru ku isi. Ibyo rero bituma haboneka ibihugu byinshi muri Afurika bifite ingorane bihora bitegereje gufashwa n'Ubushinwa mu rwego rw'ubukungu, imari ndetse na politiki. Hirya Afurika kandi politiki y'Ubushinwa irangajwe imbere na Xi Jinping ishyira imbere ingamba z'ubukungu zigamije guhangana n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byasaga nk'ibihangange muri Afurika, Ubufaransa, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intego ikaba ari ukwigaragaza bidasubirwaho nk'igihangange mu ruhando mpuzamahanga. Ubutegetsi bwarakomeye cyane, ndetse nkaba navuga ko bwahindutse mu buryo budasubirwaho Xi Jinping ahageze. Mbere ye hari ihame ry'uko umunyamabanga mukuru cyangwa perezida adashobora kurenza manda 2 ku butegetsi. Twavuga ko uwo perezida yasaga n'uwabyiteguye. Ku bwa Xi Jinping rero ibyo bintu bya manda 2 byavuyeho. Ubu perezida ashobora kuyobora ubuzima bwe bwose, ubona kandi ari nkayo ntego ya Xi Jinping, mbese yifata nk'umusimbura wa Mao. Ubutegetsi bwarakomeye cyane, ndetse nkaba navuga ko bwahindutse mu buryo budasubirwaho Xi Jinping ahageze. Mbere ye hari ihame ry'uko umunyamabanga mukuru cyangwa perezida adashobora kurenza manda 2 ku butegetsi. Twavuga ko uwo perezida yasaga n'uwabyiteguye. Ku bwa Xi Jinping rero ibyo bintu bya manda 2 byavuyeho. Ubu perezida ashobora kuyobora ubuzima bwe bwose, ubona kandi ari nkayo ntego ya Xi Jinping, mbese yifata nk'umusimbura wa Mao. Il se voit lui-même comme le successeur de Mao. Kwizihiza imyaka 100 ishyaka rya gikomunisti rimaze mu Bushinwa, Perezida Xi Jinping yongeye kwihanangiriza bibwira ko bahangana n'Ubushinwa cyangwa se bakagira icyo babukangisha ngo babutegeke. Le peuple chinois ne permettra jamais à aucune force étrangère. Abaturage b'Ubushinwa ntibazihanganira uwo hanze wese wabatera ubwoba ngo abatsikamire cyangwa abigarurire. Uzabigerageza wese nta kindi azabona usibye kwasiga ubuzima. Azagongwa n'urukuta rukomeye rwa miliyari 1 na miliyoni 400 z'abaturage b'Ubushinwa. Murakoze cyane Jean Damascene Manishimwe. Honorable Tito Rutaremara, ubundi imyaka ishyaka rya gikomunisti ry'Abashinwa rimaze rishinzwe muri politiki y'Ubushinwa isobanura gute? Buriya byagiye bigira ibihe, hari igihe nyine gutangira bubaka revolution na nababwiraga buriya communism cyangwa socialism scientifique. Ubundi Abashinwa batangiye kare igihe cya Mao Tse-tung kugira ibintu byabo ko babyumva. Nacyo cyatumaga batumvikana na Stalin. Nuko muri ideology bakoresheje romonde y'abahinzi, ni nabo bari benshi, bo nta n'abakozi bari bafite. Bavuga ko bubaka socialism scientifique bashingiye ku bahinzi. Urumva ni ikindi gitekerezo, kuko handi ibyemerwa no kuvuga ko ubundi abahinzi ni abantu bari conservateur bakunda utuntu twabo, batashobora kujya muri za koperative, bashobora gukorana n'abandi, kubundi bagomba kubikorana n'abakozi. Ariko irazamuka nyine bijyamo izo ntambara, n'iki iri mu ntambara ukoresha ibyo ufite. Tubigene ku ntuza batsinze nyuma ya 48 batsinze abanationaliste
y'abatsinze no ku ntwaro bararwanye birukana bagenda ntuziriya Chiang Kai-shek yari umujenerali ubanza yari na marshal barabatsinda noneho bagiye gore Mao Tse-tung atangira kubaka igihugu yubaka na socialism ye iyo ideology yubaka ariko ishingiye nyine kuri izo jya wumva Xi Jinping avuga ati socialism yacu ishingiye kuri les bases idéologiques bya socialism biriya byamaze atariko ikanagira na fo ya criteri y'abashinwa nuzare nawe Mao Tse-tung nyine yagiraga iyo base akajyana na fo base ariko noneho iri ku baturage no kubindi ariko muri iyo periode yagiye iba no hanyuma yaho uko abantu bagenda batera intambwe n'iki Ubushinwa bwatangiye kubona muri parti communiste bakozi n'abandi bagera muri za industrie batangiye kubona ba bourgeois batakiri muri uwo murongo niyo byatumaga Mao Tse-tung akiriho biteka bahoraga habaho reaction yo gufata abantu bakabatwara mu mirima kugira ngo bajye guhinga bamenye le monde rural cyari cyo babe muri bya bitekerezo bya bourgeois noneho biza gutuma habamo muri parti yabo habamo ibice bibiri muri abo hejuru bimwe bicyumva ini revolution pure et simple ariko abandi bumva ko ba reforma bagira kuntuza bari na Deng Xiaoping ko nawe bari baramutwa bituma rero muri iki gihe cya ntuza cya Mao Tse-tung ariko yari amaze no gusaza habamo ibice bibiri bose bigira ariko muzajya mwumva mu histoire harabavuga abantu za les quatre la bande des quatre irimo umugore wa Mao Tse-tung abona bayirwanaga yuko socialisme kwe kuba scientifique nkuko yafutekerejwe izo bourgeoisie réformiste bazirwanya ndetse kuko bagiye kutegetse babagarura yo burya na Deng Xiaoping yarafunzwe n'abandi barafungwa ba réformiste ariko ba réformiste bagiraho barusha imbaraga babandi ndetse barabafunga icyo gihe muri 78 uriya ntuza Deng Xiaoping agiyeho nibwo yazanye ba reformiste bagiye ku butegetsi ndetse Deng Xiaoping muri 78 nibwo openings yafunguye ekonomi y'Ubushinwa none gufungura ekonomi y'Ubushinwa no kuvuga ngo reka tugire dukurikire marché dukora ibyo dutwara muri Occident tujye kureba ibyo muri Occident tubikore dukore nk'ibyo ngibyo nabo bakora niko kwa kundi kohereza bari abantu bose bagendaga bajya kwiga n'iki kugira ngo bihe izo reform muri 78 nizo zabagereje bazitangira mu bice muri zone hari zone bashyizeho za zone za Shanghai n'ahandi ziri ku bwato noneho bashyiramo kugira ngo bashyiremo za industrie na ouverture kuri monde occidental bakorane nabo bafatanye nabo amafaranga ya Occident aze bayakoreshe muri gihe cya Mao Tse-tung ntabwo bayashakaga noneho bakoreza industrie bafatanyije nabo abo ngabo byatangira muri izo zone zo zegereye za Shanghai n'ahandi hegereye kuri Est hari ouverture ni naho ko bemeye amafaranga ya le monde capitaliste akinjira muri za industrie z'Ubushinwa ariko bo ntabwo bayinjiza kimwe nkuko tuyinjiza bo ugomba kufatanya n'Umushinwa noneho batangira gukira batyo bubaka rero bituma gukora esprit y'Abashinwa bakora cyane kandi bagakora bituma guhera 78 kugeza ubu ngubu bazamuka bagera ku mwanya wo hejuru muri za industrie baba mbere iyo ntuze 78 kugeza aho rero bigereye aho bagiye cya noneho batangira kuba ari bo bakora ibintu byose byo Occident kuko amabere bemeye amafaranga ya Occident kwaza bakaza ugasanga noneho ibyo bakoraga
kuko mu Bushinwa babikorera kuri make, bakabona abantu bafite skills ariko batahenze kandi bafite marshe nini, noneho amafaranga ya Occident yinjiramo ubu bakaza industry niki. Abashinwa butangira kujya bwa exporta hose, ubu mbese nka factory y'isi. None niko byari bimeze kugeza rero igihe cyejo bundi cya uyu nguyu uriho Jinping nibwo bavuze bati no, ntabwo tukiri factory y'isi, reka tuzamure abandi. Twagiye tubakorera ibyo bakeneye za industry ziri intensive, reka twere dukore twebwe natwe za industry zo hejuru za high gam. Buriya ni cy'Abanyamerika bahora kuko batangiye kuzikora izo ngizo nk'iz'Abanyamerika bakoraga n'Abanyaburayi bakoraga. Nibwo Abanyaburayi n'Abanyamerika babanza kubangira nyine ideology kuko atari zimwe. Icyakabiri bakabangira rero noneho ko iyo offensive y'Abashinwa bamaze kugira amafaranga kandi aruta yabo, ariko noneho ko binjiye muri za industry izi za nuclear za industry zo hejuru zishaka za technology zo hejuru. Ubundi bari bagiye mu by'imyenda gukora imodoka n'iki, Abanyamerika bati ntacyo bitwaye, bazajya bikora twe tubigure. Ariko noneho babyinjiyemo, ubwo niki bituma ubona babanga babyinjiyemo kuko kandi bari bafite technology, bafite technicians, bafite science and technology, bamaze ku masteringa birihuta. Nibyo gituma ubona ngo bagenda baba muri 4G bayigeraho kare hamwe n'Abakoreya, ariko bari muri 5G bo bayigezeho. Abanyamerika burya bararwana ngo mwigeraho mwikora ku ntuzane, niyo ya ntambara bagiraga ngo ntuza company zabo zitajya muri Amerika ni baba bari muri technology iri high, niho barwanira n'Abanyamerika n'abandi. Iyo niyo mpamvu yo kubanga, ni nayo mpamvu yo kubanga bakumva bagera buriya bavuga iyo bavuga n'ibyo bavuga bibi, ibyo bakora bibi, ibyo bakora ki. Ariko rero ugasanga kandi nyamara iyo barebye ni ikimwe nuko bakora nk'ibyo byo bari bakora. Ariko icyakabiri nuko bari ibyo bihugu byose bafite imyenda, buri gihugu cyose cyafite imyenda. Icyagatatu nuko bajya kubona bakabona industry zose zawo ziriyo zifitwe n'Abashinwa. Ubwa mbere barazemera ko ari industry za intensive zo gukora imodoka zo gukora iki, aho noneho batanye no gufata izo hejuru ugasanga bazifata. Ubwo rero buriya bamwangira ko icyambere mwangira ideology ko atari simwe. Icyakabiri bakamwangira yuko amaze arwana nabo ndetse amaze kubarenga muri high tech. Icyagatatu bakamwangira yuko bamufitiye imyenda kandi bo Abashinwa batagira imyenda. Icyakane bakamwangira yuko za industry zose yagiye azigura. Icyagatanu rero no bakane batugageze muri Afurika no gukora no kuntu bakora ntituzabakira. Buriya ni icyo ngicyo cy'Abashinwa. Intambara ujya wumva muri media naho zigenda zituruka. Then Jinping rero agahaguruka akavuga kuko azi ko avuga. Abanyamerika ubundi bibwira ko bafite intwaro ko barusha bati buriya ntacyo bazakora n'Abanyarusiya, ariko rero atangira gukora intwaro nyine. Hagira Imana Abanyarusiya ntibumvikana n'Abanyamerika, bituma rero aganira n'Abanyarusiya bakaba bari hamwe, ariko nawe kugira ngo agire za ntwaro ibyo wibwira ko bazamukirisha n'intwaro nibyo. Hari ikibazo yavuze cyo ngira ngo ni Dr. niwe wabivugaga cyuko Ubushinwa nyine usanga za Vietnam buriya hari impamvu nyinshi. Buriya nka Vietnam intambara yabo ijya kuba nayo bose bari abakomunisi ndetse n'intuza China niyo bafashije na Russia niyo bafashije yabarwanaga n'Abanyamerika. Ariko burya muri Vietnam harimo Abashinwa. None Abashinwa b'abacuruzi aribo bafite economy. Meze nk'igihe Amin yirukanaga
abahinde burya rero muri Vietnam birukanaga abo bahinde babo abo bashinwa niyo ntambara bigeze kugira buriya n'ahandi nukoza buriya ugeze ku ntuza kuri ziriya za Malezi n'ahandi n'abashinwa buriya za Singapore majority n'abashinwa ntuza hose rero buriya intambara iturukaho iyi ntuza niyo abanyamerika iriya kuvuga za Iran ho bagira kuko barashaka influence y'Amerika nyine yari yarahifatiye hose iyo ubwo aho hose ari ahayo ijya aho ishatse ndavuga rezo seyari zayo ifite base hirya no hino niba yifuza rero ko bagira base wowe bushinwa sigaye bigire birasetsa buriya hariya nka Djibouti kugira ngo unyere muri iriya ntuzi buriya abanyamerika bagirayo abasirikare babo abongereza bakagirayo ababo abafaransa bakagirayo ababo abashinwa ejo bundi bakubitamo ababo baraje nabo ubwo rero aka kaneza gafite ko karishimye kuko abo baje bose batanga amafaranga barasora kandi n'abantu babo hari bakazana amafaranga ugiye nka Djibouti muri ako gace kabo bafite moru nini ijabo yagize ati bubatse ubuyobozi bukomeye kandi bwubakiye ku baturage babo bipakurura influence zo hanze y'igihugu cyabo bakora ibyabo biri mu nyungu zabo natwe hamwe n'ubuyobozi bwacu niyo nzira turimo niko igitekerezo yatanze mu gihe yitwa Claire yagize ati Ubushinwa buri gutera imbere ariko se communisme itandukaniye na capitalisme kuko ahantu henshi nibyo bibateza imbere. Dr Emmanuel Havugimana wenda unabikuze n'uburyo communisme y'Abashinwa wenda ihanganye na capitalisme cyangwa se n'izindi mbaraga zo hanze. Umuntu yabanza agasobanura communisme icyo ari cyo. Communisme baravuga ngo ni impuzamatwara ya politike akomoka kuri socialisme. Bega socialisme no gushyira hamwe by'abantu batunze. Ariko inkomoko yayo ya mbere yavuye mu bitekerezo by'abantu babiri, uwitwaga Karl Marx n'undi witwa Friedrich Engels. Donc niyo mpamvu bavuga ngo le marxisme nyuma baje kongeraho marxisme leninisme bamaze kuvuga Lenin mu Bwongereza nako mu Burusiya, ariko abambere bazanye ibyo bitekerezo ni Marx na Friedrich Engels mu mwaka w'1848 nibwo banditse igitabo bise Manifeste du Parti Communiste. Icyo abakomuniste baba bagamije nigeze kubivugaho gatoya mbere no kugira ngo abantu bose ntihagire usumba undi, basangire umutungo kamere w'igihugu, basangire imirimo, basangire ubuhinzi, ubworozi, biki byose bibe mbese nk'ibintu bya leta. Nta muntu ugira ubutaka bwe mu bihugu communiste, nta muntu ugira ubutaka bwe, nta muntu ugira uruganda rwe, ariko mu Bushinwa ngo bagenda bihinduka. Ibintu byose biba ari ibya leta, abantu bakajya ku kazi ku masaha, bagahinga bagahinguka ku masaha, bagasarurira rimwe bakagabana umusaruro. Imangazini zikaba za leta, ntihagire umuntu ugira butike ye, butike ikaba ari koperative. Niko mu bitekerezo byabo no mu kubishyira mu bikorwa niko socialisme mu gutera imbere rero niyo ibyara communisme. Naho capitalisme rero nayo ni iki? Capitalisme no kuvuga buri umuntu wese yimenye, buri wese afite umurima we umwanditseho, afite inka ze, afite ubutaka bwe, afite imodoka ye. Uzi ko muri bihugu communiste nta muntu wagiraga imodoka zose zabaga ari za leta, bose bakazijyamo, mukagenda muri bus zikaba za leta ariko mukishyura. Yego mukishyura kandi amafaranga akajya mu kigega cya leta, muri kampani ya leta. Nta kampani ya privé yabaga yemewe mu bihugu communiste. Nicyo umuntu muri make yabivugamo. Neho bitandukanira kuko abakapitaliste buri wese arimenya. Mbega twavuga ko nko mu Rwanda ubu ngubu turi muri economic capitaliste, no kuvuga dufite ukuntu tugiye tudozamwo ko dushyiramo akantu ko kwibuka no kuremera. Cyangwa tuvuga ko kuremera umuntu. Iyi gahunda yagira inka, buri yagira inka ifite akantu ka sociale. Dufite sociale nyinshi cyane rwose mu Rwanda, na mituweli ya ni sociale. Ariko nagira ngo mvuge yuko mu Rwanda ushobora kugira ubutaka bwawe, ugira imodoka yawe, ugira inzu yawe, iyo buri wese yemerewe gutunga ikintu cye. Ariko mu bihugu communiste abantu baba mu mudugudu, mu mazu bubakiye hamwe, gutyo mbega murabyumva aho bitandukanye naho. Ariko communisme uko abayitekerezaga byagenze
ntabwo byatunganye nk'uko babyifuzaga. Ibihugu komuniste byagiye byisubiraho, nk'ubu mu Bushinwa nibyo navuga ko babihinduye. Ubu Abashinwa basigaye ari wagira ngo ni capitaliste, basigaye bafite amakampani prive, basigaye bafite amabisi. Umuntu agura imodoka, ubundi kugura imodoka agomba gusaba autorisation, ukamara nk'imyaka 3 utegereje ko ishyaka rikwemerera kugura imodoka, babanje no guperereza amafaranga wayakuye. Ubu ntabwo bikibaho. Nagira ngo mvuge ko communisme nk'uko bayitangiye bayitekerezaga ntiyakunze. Uburusiya nabwo nuko nabwo ubungubu bwagiye muri capitalisme. Urebye Abarusiya ubu basigaye abashoramari nk'abandi nk'uko bimeze mu bindi bihugu byo muri Occident. Nuko muri make nabwira uwo muntu, ariko kumva yuko hari n'inzira iri hagati rero ugiye nkunda cyane bita la social démocratie. La social démocratie niyo yabyaye amashyaka mwumva ngo za PSD, Parti Social-Démocrate et Social-Démocrate. Mu kuvuga mukaba mugendera ku mahame ya demokarasi nk'uko tuyazi, ariko mukaba mufite social nini. Bivuga iki? Bivuga ko imisoro ibihari, ariko imisoro bivuyemo abantu bakabisangira. Ikasobanura ni ukuvuga nk'abana bakiga ku buntu, primaire na secondaire tuvuge, abantu bakivuza kuri make cyane. Kubera iki? Kubera ko yavuye mu misoro y'abakire. Abakire bagasora menshi, yandi menshi akavamo izo programme zo gufasha abatishoboye. La social démocratie natangaho urugero ni ishyaka rimaze ku butegetsi imyaka 60 mu gihugu cya Suède. La social démocratie no kuvuga demokarasi irahari, amatora nk'uko harigenda, ubwisanzure mu itangazamakuru, ariko imishahara ni mito cyangwa ni minini. Ibaye minini mugabana na leta, umusoro kawagira kuri 50% yayo wahembwe. Ariko kugira ngo umwana wawe azige ku buntu primaire na secondaire. La social démocratie giye numva ni inzira iri hagati ya capitalisme na communisme. Usanga ari system igenda neza iyo habayemo transparence, no abantu ntibashobore kunyereza kugira gute. Ugasanga abantu barasora menshi, ako wa musoro ukagaragarira mu bikorwa remezo bigaragara, amashuri, amavuriro, ariko abantu bakagira ntihabo ubusumbane bukabije cyane hagati y'abaturage. Ugasanga abantu bose bashobora kwiga, bashobora kubona aho baba, bashobora kwivuza bivuye mu misoro. Honorable Tito, ndagira ngo mbanze mvuge ku communiste buriya na socialism ni idiri. Buriya nta gihugu kigeze kiba communiste, ariko haba hari parti igira ngo izagereho. Ubundi abari parti ikoresha socialism, ariko ijya towards ya communism aho igihe nta exploitation izaba iriho, nta umwe uzaryamira undi. Uko burya iyo ufite industry ugakoresha abakozi, ya nyungu ubona burya ni imitsi y'abakozi. Burya ntaho biragera. Urumva ni objective yo kugerwaho. Mbese iyo kubugeraho, kugira ngo ugere no ku communism ni no kuvuga yuko na leta exploita ibitakiriho. Nta ntuza rero buriya ikintu cyo hejuru muri organisation ni leta. Ubu nicyo kiriho. Na socialism ni uko nguko socialism, ariko social démocrate uretse muri Suède yakabane n'aba bourgeois baba bagize, ariko na ntuzuriya ahubwo bo ni ukuvuga ko baba bagize ko ntuza bavuze bati reka turayibonye. No muri Suède nuko abantu bafite za industrie ba exploit abantu, ariko dushake imisoro tubone ko tubaha iki niki, ariko bagacubya babandi kugira ngo birebe. Urumva niba umwana we yize primaire na secondaire akagera muri université, akagera muri université, noneho bakabihorera bati ibindi nimushaka muri le communisme rero ntuza socialism yaba Marx nukwanga exploitation y'umuntu, umuntu ushaka ku ukirira ku wundi. Kugira ngo rero ibyo ngibyo iyo biretse uti reka tubareke bikorere bazabyirwaniraho ubwabo, ntibishoboka kuko wa wundi ukize azaryamira abakene cyane.
buriya ni nk'uko vuga ngo none mujye mu matora ngo wawe undi mukene azatsinda byo bamuhereza amatora akatuvuge ugiye mu matora wowe urafata imodoka ugenda ubwira ahantu hose uragura televiziyo uvugeho umukenewe ntahari buhagere ntari bubone amafaranga yo kugura kuri televiziyo ngo avugireho wabone yabigira ati ntabone uko agenda ajya muri bose iyo nk'iyo demokarasi baba bavuga ni uguhisha ntuzi ibyo ni uguhisha exploitation nk'iyi kuko byonyine kugira ngo ujye kuvuga ngo n'umuntu wese niyigire ufite amafaranga niho uzabigeraho utafite ntabwo azabigeraho uyafite saba yakuye ntabwo yavukanye kwa se na nyina niba nayavukanye nuko niba afite izine arakora intere ye ira intere ubundi intere yari kwe kuza ingana nibura n'imishahara y'aba bakozi bafite nawe nako n'umushahara yakabonye nubwo aba ari hejuru ariko rero intere ye usanga ari nini y'abakozi bo batayibona ashobora kubona intere za miliyari ni nabyo ujya bumva yanditse irakora uyutse miliyari umukozi bataranamuzamuye n'amafaranga 10 ucyo bumva byo bona na za banki ngara ko ngo beka ngo barungutse miliyari cyangwa umujeni ariko babaza umukozi te bakubongera ngaye ati 10 urumva rene n'ibyo biri simple ntabwo ari n'ibintu uko bivuga na oxida rero ibyanga ibivuga uko ishatse kwaro kugira ngo nta umuntu uzagira umugore we umuntu uzagira hatura nta uzagira oya ne kuvuga ko n'ibyawe wabigira igihe cyose utayexploita abandi wa n'ibyawe wayigira n'inzu yawe wayigira n'akarima kawe wakagira igihe cyose utayexploita abandi hamagara hirya ngo nabaze kuguhingira kuntuza nibyo exploitation no kurwanya exploitation nta bindi rero kugira ngo uzagire iyo ntuza na parti communiste ahubwo no kuvuga ko ziba zarihaye iyo ntego ideal ko zigomba kuzagerayo n'ubundi na za parti socialiste buriya nka bariya za regime communiste nta niyizumva yitwa ngo uretse y'abashinwa niyo yita parti communiste buriya nk'iya za Vietnam zitwa parti du travail za burya ntabwo ariko systeme ikaba communiste kuko bafite iyo objectif kurwanya exploitation hari hose ntabwo socialisme rirwanya social democracy ntabwo rirwanya exploitation irebero bati reka tubuze abakene gukena cyane no kurakara ikababuza gukena cyane rero nabuza gukena cyane bagaga ninuza wenda kanazamura nivo yayo ariko iyo umaze kwibazamurira asigaye bakatwara no dafite akazi bakamuha location chômage ni nk'ibyo ngibyo ariko ugapfa nyine ni location uzafugira kuri icyo ngicyo ugasanga n'ibyo ni systeme noneho no kuvuga ngo kuki se zivugwa nabi densire niba abangaba baba demokrate hirya bavuga ko systeme yaba ariyo nziza yo kutanga liberté ko umuntu ngo yizamure yigira te urumva burya azajya avuga ngo liberté ni liberté noneho ngo buri muntu ijambo none se ufite amafaranga akandika ikinyamakuru akagira radio azagira ijambo nk'iryawe hano baraje bumva rero bakubwira ngo nta jambo bagira nta jambo ijambo si bwabo baragira ubwo se ufite amafaranga afata nka ntuzi wenda nka Biden afite televiziyo afite ibinyamakuru n'iki ijambo rye na mbere yaho bariya bose bafite amafaranga ijambo aba rifite yavuze umukene waburaye ijambo rifite azumvwa nande kuko kugira ijambo n'igihe ufite uko wumvwa ibyo rero nabyo ni ibintu bakoresha ngo liberté freedom of speech niba bigushye freedom urajya he urumvwa nande se niba uri umukene uri hariya ndavuga freedom urajya mu muhanda uvuga isakuze hari uzakuma ariko abandi hariho miriye bavugiraho abantu bakabumva ariko izo miriye bavugiraho abantu bakabumva ugomba kuzigura umunsi wabuze n'amafaranga yo kurarira uzayabona
n'ibyo rero niyo ntuza system y'uzanarayizinze buriya Perezida Xi Jinping yikomye amahanga avuga ko abazashaka kuvangira Ubushinwa bitazabagoma neza n'ubundi atazabihangana. Ariko bimaze iminsi abanyamerika bavuga ngo Ubushinwa ukomeza ko bimeze tugomba kubuhagarika. Icya mbere militarement kugira ngo barashaka gufata Pacifique ngo bayigize bati ko mbese abanyamerika bakora iki ko atari iwabo ni ikibazo waba bazi ya Okinawa hose kwirinde uzamuka ugera za Taiwan no mu Japan n'ahandi bakumva ko ari ngo bo bahaba none abashinwa bo ntibahabi ariko ibyo ni influence y'intuza kukumva abashinwa batakwiye kubigira bakumva none bakavuga bati Taiwan barayishaka twebwe turerengera Taiwan nibashaka natwe tuzarwanana urumva ni ibyo ngibyo babarimo ariko rero buriya si cyo kinini baba bagira n'intuze n'Ubushinwa kuba ekonomikoma buzamutse noneho ubu ngubu butangiye kugenda burenga muri ekonomi ya za commerce birarenga Amerika cyane Urundi kandi Amerika yari ifite noneho Amerika yajya kubona ikabona no muri za industry za technology iri haye Abashinwa bamaze kuyirenga ariko ikibatere ntonganye nuko ubundi bari bazi bati ubwo dufite power militaire na technology na research za militaire ziruti z'Abashinwa tuzahora tubakangisha nk'icyo ngicyo nubwo ushobora kuvuga uti utanze urugero bo bakora nubwo wenda abantu ngo byahagaritswe nuko buri wose afite atomic bomb ariko tuvuge bashobora kubyiga bakavuga reka twe turirinda tuzashyiraho system ya umbrella ibuze nubwo bayitera ntigere hano bazi ko bigeze kwishaka abanyamerika igihe cyari gana ariko bakabona Abashinwa barazamuka ahubwo baragenda bashyiramo amafaranga bafite teknoloji ziri haye bapiganwa na Pentagon nicyo gituma rero Occident ibatakinga buri gihe none igakoresha za NATO n'ibindi Abashinwa burya ntabwo busi nk'abanyarusiya ngo barajya kurwana hanga n'andi nta nubwo bari buze kubwira ngo wowe ngo kurikira za duraduro mu nakazi kawe cyangwa gukoresha amatora n'uyashaka yatore n'ibyo icyo baza no gucuruzanya nabo bajya kubona bakabona rero Abashinwa baragenda hose burya nicyo baba batakingira dusoza bundi amagambo make ibikorwa byinshi usanga ari umurongo Ubushinwa bwafashe Senateri Dr. Emmanuel Havugimana ukurikije uburyo Ubushinwa ibibazo bwanyuzemo uburyo bwiyubatse naho bugeze kuri ubu ngubu hari icyo wenda nk'ibindi bihugu bishobora gufatiraho nk'Ubushinwa urugero cyangwa se ni politiki y'Ubushinwa urugero rw'Ubushinwa umuntu yakuraho amasomo navuga nk'abiri icya mbere no gukunda umurimo Abashinwa ni abakozi pe abakozi baba mu cyaro abantu baba bahinga umuceri kuva mu gitondo kugeza ku zuba riteye ubwoba kugeza saa 11 ku mugoroba rirenze icya kabiri ni discipline discipline bivuga iki bivuga kugira umurongo abanyagihugu bose bagomba gukurikiza udagize iyo discipline akahanwa n'amategeko nicyo kintu rero kibura buri Burayi ho usanga nta discipline ihari babyita ngo uburenganzira bw'ikiremwamuntu ugasanga umuntu akora ibyo yishakiye usanga ugira ngo nta mategeko hari iki ariko Abashinwa bafite umurongo discipline wagira ngo ni gisirikare ahasigaye kandi bagakora ikindi cyane bafashije mvuga kuba batarataye umuco wabo muri iyo myaka yose bagiye bahura n'Abanyaburayi ntabwo ntibigeze bata umuco wabo gakondo ndashaka kuvuga ururimi buriya universite mu Bushinwa zigisha mu Gishinwa abanyamahanga bafite aho biga mu Cyongereza cyangwa n'Abashinwa bafite ariko ubundi l'essentiel education nyinshi kwaga mu Gishinwa imyemerere muri Bushinwa niyo myaka bwose bwagiye n'Abanyaburayi mu Bushinwa tuvuge hari abakristo umwe kwijana umukristo umwe kwijana umwe kwijana mu Bushinwa bari mwinshi rero nawe umwe muri miliyari bari benshi ariko usanga n'umuntu w'umukristo abihisha bikaga mu ibanga rikomeye
kubera ko bavuga ko ari abantu baba basa n'aho bataye umurongo. Muri make navuga gukomera ku muco wabo, kugira discipline no gukunda umurimo. Niryo somo n'ubu umuntu yakura mu myitwarire mu byifatire y'Abashinwa yatumye bagira ku ntambwe bamaze kugera aho ngubu. Murakoze cyane. Honorable Tito, hari amasomo ashobora kuvamo? Ubushinwa bufite byinshi byo kwigisha. Kongeraho ko byo avuga buriya Ubushinwa nyine baba bufite nk'iyo pariti ikorera abaturage ishaka ibyiza by'abaturage. Nacyo gituma ari cyo gihugu cyonyine cyo ku isi cyazamuye miliyoni zigeze kuri 900 kuzamuka kuva mu bukene. Nta muturage ukiri ukagera kurumva rero kuko bafite nyine n'ibintu bo baragira bityo bakubakira abaturage, baragenda bakubaka umujyi, bakazana abantu bakagira bakubaka za sheremu zubatseyo zigize bagaha abaturage, none umuturage wenda akajya yishyura udufaranga duke buhoro buhoro kugeza azarangiriza, kuko baba bafite amafaranga. Ibi twubakaga imidugudu, tukabaka utuzu dukeya, bo baragenda bakabyubaka byose kuko bafite amafaranga, none umuturage akajyamo akabamo akishyura utuntu duke two kugira ngo ntuza azishyura n'umwana we wenda uzafate iyo nzu azagenda yishyura buhoro buhoro. Urumva ikindi umuntu yabigiraho uretse ibyo byo gukora no kugira gahunda, kugira viziyo. Iyo biha bakavuga n'ubwo ngubwo ugiye Deng Xiaoping muri 78 baravuga ati twihaye imyaka 20 tugomba kuba twafashe l'Occident. Niko byagenze. Icyo gihe basigara ndetse igihe banuze ejo bundi aho baziye nibo barebaga basanga za analize zaboneka basanga ariwo factories z'isi. Ibintu byose bikorwa biva mu Bushinwa bigenda bijya ahandi abandi bose, ndetse n'abandi bakabitwara burya ababitwara nyine bakandikamo made in California, kandi bikorerwa mu Bushinwa. Biriya bya made in California, made in Italy n'iki bikorerwa mu Bushinwa, bikorwa n'Abashinwa na company z'abanyaburayi zaraje n'iki. Buriya ugasanga rero Ubushinwa bwarabaye factory y'isi. Nibo baravuga ati no, ni byiza twabonye n'amafaranga dufite na menshi, ariko abandi bazaturusha kujya muri high tech kuko bafite amafaranga bayakubitamo bagiye kubona ibyo abandi byatwaye abandi imyaka 40, mu myaka 10 abandi bazamutse bararenze. Burya nicyo kibatera ubwo abandi babona mu myaka 10 bageze muri high tech, none bararwana baramaze kubarenga nk'ubwo nka 5G. Abandi ntiraboneka n'ahandi barageze ni nabo barwanyaga Abanyamerika bagira ngo itinjira, bafata amakampani yabo muri Canada n'abandi bakabafunga bagera ariko nukubabuze kuko babarushije. Ugasanga rero n'ibyo nta bantu biha intego kandi bakayigera kuko bafite discipline nk'uko yabivugaga. Murakoze cyane. Ni byinshi. Ubushinwa ni bugari, ni bunini cyane, hari uburyo bwiyubatse nabyo twaganiragaho kugeza kuri ubu ngubu. Honorable Tito Rutaremara, mwakoze cyane. Yakoze. Senateri Dr. Emmanuel Havugimana, mwakoze cyane. Mwakoze, dushimiye n'abadutaza amatwi bose. Turabashimiye. Ngeri twa Ferdinand Imana nkomeze mbifuriza ibihe byiza.